Ni koko buri wese agira urugendo rwe, agira inzira acamo. Inzira yanjye iragoye cyangwa se ntigoye, inzira yuriye iragoye cyangwa se ntigoye. Biterwa n'icyo Imana yakuvuzeho, biterwa n'icyo Imana yaguhamagariye. Uyu munsi twabateguriye icyamamare muri gospel music, umuziki, kuramya no guhimbaza Imana. Israel Mbonyi azwi na benshi, akundwa na benshi, ni icyamamare. Israel Mbonyi ni role model w'abantu benshi batandukanye. Niyo mpamvu natwe uyu munsi twamuteguye kugira ngo mubazanire mwumve ibyo yanyuzemo. Ushobora kuba umukunda cyangwa se ukaba ugiye kumukunda guhera ubu. Ni igiki wamwigiyeho, ni iki wamwigiraho? Ngaya amasomo ye y'ubuzima. Israel Mbonyi, dukurikire Donos 23 TV. Subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana uko twizeye kuri inshuti y'akadasohoka. Mbonyi ni umuhanzi w'indirimbo za Gikristo wavutse tariki ya 20 Gicurasi mu 1992 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akurira mu Rwanda aho n'umuryango we bageze mu Rwanda mu 1997 mu mujyi wa Kigali. Baza kuhimuka bakerekeza mu karere ka Musanze aho papa we yakoreraga, ari naho yize amashuri abanza ndetse akahigira no gucuranga piano. Nyuma y'igihe umuryango we waje kongera ugaruka mu mujyi wa Kigali. Israel Mbonyi yakuriye mu muryango w'abana 7, abakobwa 3 n'abahungu 4, akaba ari nawe muhungu mukuru mu bahungu bose bavukana. Yakuriye mu muryango w'abakristo, byatumye amenya gukora umurimo w'Imana. Kubana n'umuryango we ndetse n'inshuti ze byamuteye gufata umwanzuro wo gukunda umuziki, bituma abifata nk'umwuga akora mu buzima bwa buri munsi. Ubuhanzi bwa Israel Mbonyi bwatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho yatangiye gukora indirimbo zikangurira abantu no kwizera. Indirimbo ze zitandukanye nka Nita Amin, Ni Nasiri, Nzaririmba, Karame, Urwandiko, Baho, Nkwiye kurara iwawe n'izindi zigaragaza ubutumwa bukomeye bw'agakiza, gukangurira abantu gukurikira Yesu. Israel Mbonyi ni umuhanzi wihariye kuko yifashisha indirimbo ze mu guhimbaza Imana no gushishikariza abantu gukunda Imana no kwizera. Indirimbo ze zifite amagambo arimo ihumure no gukomeza kuganira n'Imana. Yashyize ahagaragara alubumu zigiye zitandukanye zigaragaza impano ye nka Number 1 yashyize hanze mu 2014, Intashyo 2017, Hari Ubuzima 2020 ndetse na alubumu ye nshya Mbwira yashyize hanze mu mwaka w'ibihumbi 2022. Indirimbo ye Ni Nasiri izwi cyane nk'indirimbo yamufashije kumenyekana cyane mu bihugu byo hanze y'u Rwanda, cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ivuga ku mwanya mwiza umuntu afite hamwe na Yesu. Yashatse kandi gukoresha izindi ndimi mu ndirimbo ze harimo Icyongereza, Igiswahili kugira ngo ageze ubutumwa bwe kuri benshi. Ibi byatumye abakunzi b'indirimbo ze bagera no mu bindi bihugu nka Kenya, Uganda, Tanzania ndetse na France. Yegukanye ibihembo bitandukanye nko mu mwaka w'ibihumbi 2020 album ye Mbwira yegukanye igihembo cya album nziza muri Maranatha Award. Akaba afite abayirebye viewers kuri YouTube ye benshi barenga 2 miliyoni, kandi akaba ari nawe muhanzi wagize abasubscribers benshi mu Rwanda barenga 1 miliyoni nyuma ya Ngabo Medal cyangwa se Meddy. Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi bakomeye mu muziki wa Gikristo muri Afurika y'Iburasirazuba, aho yabaye umuntu w'ingenzi mu muziki ahimbaza Imana no guhamagarira abantu kwizera Imana. Israel Mbonyi yatsindiye ibihembo birimo Groove Award aho yatsindiye ibihembo nk'umuhanzi w'umugabo w'umwaka Male Artist of the Year ndetse n'umwanditsi w'indirimbo Songwriter of the Year muri mwaka w'ibihumbi 2017. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu mwaka w'ibihumbi 2023 yatsindiye ibihembo nka Male Artist
of the Year ndetse na Best Gospel Artist muri Isango na Muzika. 2020 yegukanye Africa Entertainment Award. Umuhanzi Israel Mbonyi yize amashuri abanza ayigira mu karere ka Musanze, yize ayisumbuye ku Nyundo, gusa si yizeyo iby'umuziki ahubwo yahize iby'amasomo asanzwe. Segonderi kandi yayikomereje mu karere ka Nyanza muri Nyanza École de Sciences. Afite impamyabumenyi mu buvuzi aho yize mu gihugu cy'Ubuhinde akiga ibijyanye na farumasi. Mbonyi afite intego yo gukomeza gukwirakwiza ubutumwa bw'agakiza ku isi yose, agerageza kugera ku bantu benshi bakunda umuziki we. Iyi ni Donos 23 TV, komeza ubane natwe udushyigikire kandi wibuke gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye duhora tubana kandi ushyigikire ibyo dukora.